mugani ni nakamaramaza kuko urumva kubona hari abantu bahagariye igihugu cyabo bahura ahantu ubwo se bahuriye kubera ko bari bagiye gutemberayo bose ese bagiye muri vacances gufata akayaga Zanzibar. Urumva ni ibintu bitumvikana kandi mu byukuri uko wabivuze uriya umuvugizi wa leta ya Kongo Muyaya yabivuze kubera ko mbese ibyari muri iyo nama ko byatangiye gusohoka ngira ngo rero hari ukuntu abanyekongo bumva ko baguma kuvugisha abapolitike bo muri Kongo bafite imvugo yabo bigatuma bafite ukuntu babivuga kandi iteka bavuga ko u Rwanda ibi nibi u Rwanda rwagize u Rwanda ibindi ariko rero iteka bashaka kuvuga ko badashobora no kwicarana n'u Rwanda badashobora no kuganira n'u Rwanda ko u Rwanda rugomba kuva muri Kongo ibintu nk'ibyo hanyuma iyo bohereje abantu mu nama nk'izo ngizo hase noneho imyanzuro ifatirwa muri zo nama bakumva kandi nabo basinye bakumva ko bidahura nibyo n'imvugo yabo basanzwe babwira abanyekongo kubyerekeye umubano hagati y'u Rwanda na Kongo ugasanga batangira iteka iyo bohereje abantu mu nama iteka bakimara kuhava bagahakana ibintu byose ariko noneho kugira ngo abantu babimenye neza ni inama yabereye muri Zanzibar nkuko mwari mubivuze kandi ihuza ibihugu byose ibihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika mu muryango witwa East African Community. Harimo ibihugu Kenya, Uganda, Tanzania, harimo Sudan, ubungu na Somalia igiye kwinjira, harimo n'u Burundi n'u Rwanda ndetse na Kongo imaze imyaka mike isanze ibindi bihugu. Ni inama yari gamije bese komeza kubaka uwo muryango wa East African Community. Ni inama abaministre bashinzwe urukerarugendo na foreign affairs bahuriyemo kugira ngo mbese babone report aho iyo integration igeze n'ibibazo byose biri imbere n'ibintu bagomba kuzakorerwaho n'ibyo bihugu kugira ngo mbese barusheho kugera kuri ibyo bashaka kugera nk'umuryango. Kongo yaratumiwe abaminisitiri baraje kandi mu bibazo babonaga ibibazo bishobora kubuza umuryango gukora neza harimo ibibazo umwuka mubi uba hagati ya Kongo n'u Rwanda ariko ndetse n'u Burundi n'u Rwanda. Bose barahuye kandi bafata ibyemezo ko bagomba kuzaganira bagomba kuzakomeza ibiganiro hagati yabo kugira ngo mbese babashe uwo mwuka mubi uve mu nzira. Ngira ngo hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntabwo kubera ko wenda nta muyaya uba mu Burundi nta n'ikintu bize bavuga ko atari byo ariko kubyerekeye Kongo kuko mbese recommendation ntabwo ari imyanzuro ariko ni recommendation zafashwe hariya zibwira abanyarwanda n'abanyekongo ko bakwiye kuzakomeza ibiganiro hagati yabo kugira ngo umwuka mubi uvemo
izo recommandation abo baminisitiri bose barazisinye. So kuva ko Muyaya avuga ko abeshyira u Rwanda ko ibyo minisitiri w'u Rwanda Olivier Nduhungire ko ibyo yatangaje atari byo, ndabona ko ari umurongo umwe nibyo basanzwe bakora iyo bagiye mu nama mpuzamahanga nk'izo ngizo. Yaba Zanzibar yaba na Rwanda, hari inama yabanjije iyi ngiyi ariko yari igamije guhuza specifically Congo n'u Rwanda, kandi ari na mediation ya Rwanda. Hari ibyo bumvikanye imbere y'abanyangora, ariko bageze iwabo abanyekongo bahise babihakana byose. Iyo ngiro rero yabo isanzwe ari ikintu mbese navuga ko byanatangijwe n'umukuru w'igihugu, kuko kuva hari crise mu burasirazuba bwa Kongo muri ngira ngo niba nibuka neza byatangiye muri 2021. Kuva icyo gihe habaye crise no mu nama y'abakuru b'ibihugu. Tshisekedi iteka arasinya ariko yagera iwabo agasinyura. Donc n'umuntu usinya agasinyura akavuga ati ibyo bavuga barambeshyera, si ibyo twumvikanye n'iki byose. Kandi ahantu hose kuva Nairobi inama ya mbere y'abakuru b'ibihugu barumvikanye ko bagomba kuzaganira. Niyo nama ndabyiruka neza nawe yaje kwemera ko nk'abo bantu, kuko nibo bavuga kenshi M23 karabanye Kongo yarabyemeye, ariko kugeza n'ubu ngo avuga kari u Rwanda yatari muri izo nama. Na nyuma yagiye Rwanda, ibyo icyavuye muri Rwanda yarabyemeye yarabasinye, ariko yapfuye kugera i Kinshasa akabihakana. So ndabona ko ari umuco wabo, ni umuco w'iki gihe w'ingoma ya Tshisekedi, ni ugusinya bagasinyura. Alo wowe iwawe uri muted. Ntacyo numvise, ongera. Nari mvuze nti izo ndimi zibiri bakoresha zoba ziva kuki bavuga ikintu kimwe bari mu mahanga bagasinya bakiyemeza ibintu, bagera muri Kongo Kinshasa bakavuga ibindi bagahakana ibyo byose byavuze ko batigeze babyemera, batigeze babisinya. Uko mbibona mu bimenyetso tubona dufite dushobora gusubiramo, nuko bafite imvugo bakoresha iyo bavugishije abanyekongo ubwabo, kandi iyo mvugo ni ya extremisme. Niteka ko u Rwanda n'ahantu habi, ntabwo bashobora kwemera Kagame, ndetse na Tshisekedi yavuze ko ashaka kuzatera u Rwanda, ko agahindura n'ubutegetsi bwo mu Rwanda binyuze mu nzira z'imirwano. Urumva niyo mvugo bafite imbere y'abantu babo bose, kandi ni yabo, nibo bayitangiye. nta nubwo navuga ko ari abanyekongo babisabye kubivuga, no, niyo mvugo bahisemo. Rero iyo bagiye hanze bagahura n'abantu batekereza, babazanira diplomasi, babazanira politiki icyo ari cyo, baganira nabo bakumva ko bagomba kubyemera, kuko kugira ngo badasa nk'abasazi, bakabyemera bagasinya. Ariko kubera iyo mvugo baba bakwije ahantu hose mu bantu no muri opinion publique y'iwabo, bakumva ko bidahura nabyo, bagahita bahindura imvugo. Ndumva muri analyse ari ibyo ngibyo kibitera. Urumva ku ruhande rumwe babwira abanyekongo hariya tuzabakubita, tuzabamesa, tuzabagira bate, ariko
bagera mu nzego noneho mpuzamahanga za politiki bakumva ko yego bagomba kuzaganira ariko bapfa kubisinya kugira ngo abantu batumva ko bagira indimi ebyiri bakumva basubiye kuri ya bwa buryo bwo kwanga ibiganiro ko badashobora kuganira ko bazatsinda u Rwanda. Urumva rero ni nkaho bafite imvugo yo kubwira isi yose hanyuma n'imvugo bakoresha iyo bavugisha abanyekongo.